ese koko Bruce Melody yaba yaramaze kubona monetization byagiye ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga atari mu Rwanda. Ikibazo ni iki? Nicyo tugikemure nuko nguko rero Bruce Melody ariko we channel irimo Rwanda ariko yes naguha ikaze cyane kuri Ibra Rwanda by'umwihariko kuri wowe tujya tubana umunsi ku wundi. Ese koko Bruce Melody yaba yaramaze kubona monetization byagenze gute kugira ngo channel yiwe ibitandukanye n'izindi channel hano mu Rwanda? So nibyo tugiye kugarukaho muri iyi video, stay tuned. Ariko by'umwihariko muri iki kiganiro ndi bugaruke ku nama y'umushyikirano yabaye aho Bruce Melody yabashije kuba yageza ijambo ku mukuru w'igihugu ku bijyanye na monetization, ku kibazo cya monetization kizi social media cyangwa se social platform dukoresha hano mu Rwanda. So tugiye kubigaruka, reka mbanze mbumvisha uko yamubajije nuko babivuzeho, ubundi duce dukomeye. Ibintu bitangaje kuri channel ya Bruce Melody, abandi bantu bafite amachannel hano mu Rwanda akomeye ntabyo bafite. Even Rocky, even Isimbi, izo ni channel nyine mvuze zifite population manini cyane, cyangwa se zifite abantu benshi, ariko bo ntago account cyangwa se channel zabo zimeze nk'iya Bruce Melody. Ese bifitanye isano? Mbumvishe no video. Ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga atari mu Rwanda. Ikibazo ni iki? Nicyo tugikemure Bruce, ni iki kibazo gihari ku social media hano mu Rwanda zidahinduka amafaranga? Kuko n'urubyiruko hanze iki kintu kiri kuvugwa cyane. Bakorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba abo bantu babishyuye, ari niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyi content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntabwo zijya zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntabwo tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. yakemuka bite? Muri kanange ndi umwe mu bazikeneye cyane. Iki kiganiro kigeze kiba kuko ari ibintu biri tekiniko muri ICT, tuza kujya mu kiganiro na Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'umukozi ukora muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga. Hari ibyo batubwiraga biri tekiniko, niba Minisitiri yadufasha wenda gusobanura biri tekiniko muri ICT ngira ngo nibyo cyadufasha, ariko kugira ngo zijyemo hari twanasabaga bakatubwira ngo Google ivuga ko itaziduha cyangwa n'abandi, kubera ko mu Rwanda wenda abantu babikoresha ari bake cyangwa ari bake ari benshi cyangwa badakunda kwamamaza, ariko tukavuga ngo leta y'u Rwanda ibidusabiye muri Google bakagira uko bavugana, kuko mu Rwanda dukoresha Google Map. Niba Google Map ushobora kuyikoresha nkayobora umuntu aho ntuye namuyoboye ku giti cy'umwembe, ni ukuvuga ngo na ads zishobora kuza. Niba ICT badufasha mu buryo buri tekiniko badufasha, ndabashinzwe IT badusobanurira. Ibigo nka Meta, YouTube na TikTok byose bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization, aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza umusaruro. Bakurikiza ibintu bitatu. Icya mbere ni regulatory compliance, kandi ibyo twarabyujuje, n'ibyo bareba data protection, intellectual property na taxation, ibyo turabyujuje nk'igihugu. Icya kabiri bareba nk'uko Bruce Melody yarabivuze ni volume of advertisements, ni ukuvuga ngo dufite abantu benshi bashobora kuba bakwadvertisinga kuri izi mbuga nkoranyambaga, bikadufasha kugira ngo uko tuzamura iyo volume ya advertisement n'aba local content creators bagire percentage bashobora kubonaho, ari naho ngira ngo tukiri hasi kuri izo volumes. Ngira ngo ntanze urugero, biba bisaba nibura hagati ya igice cya miliyoni na miliyoni y'amadolari ku kwezi in terms of volumes of advertisement kugira ngo igihugu gishobore kuba cyaba eligible. Ngo channel ya Bruce Melody
ugiye kureba muri channel zose zifite ama location yose ari za USA mu bihugu nyine byemerewe monetization za Kenya za nkuko nanjye channel iri muri Kenya. Nuko nguko rero Bruce Melody ariko we channel yi irimo Rwanda, ariko kubirimo Rwanda sinemeza yuko afite cyangwa se hari amahadi anyuraho, kuko nta mahadi njya mbonaho, sinemeza yuko yaba yarabonye monetization. Ariko hari ikibazo yatanze gikomeye, aravuga ati dufite ikibazo cyo kwiyita abahandi kugira ngo tubashe kuba twakorera amafaranga. Ukuvuga ngo niba mfunguye channel ndiyita umunyamerika kugira ngo nzabashe gukorera amafaranga hano mu Rwanda. Bruce Melody rero we harimo u Rwanda. Sinzi niba mujya kuri channel ngo murebe, kuko ngiye ahantu mba ngiye kureba utuntu twose, muzajyeho murebe channel ye iri mu Rwanda. Ahubwo ikintu tutaremeza neza ni ukuvuga ngo urabona amafaranga y'ama-ad, kuko na ad tujya tubona, ariko ku kijyanye na ad nacyo reka nivugeho. Ni ukuvuga ngo niba umuntu ashaka kwamamaza akishyura Google kugira ngo imwamamarize ku ma YouTube, hari n'abakire bo hanze baba bafite ibintu bashaka ko bigera ku isi hose, cyangwa se bafite amasosiyete n'amakampani n'amaproduct bashaka kwamamaza ku macano, bashaka kabasha kuba yagera ahantu hose ku isi cyangwa se no mu Rwanda. Abo bantu izo ad nazo ntabwo tuzibona, nyamara tugiye tuzibona nabwo twabasha kubona amafaranga. Bivuze ko ikibazo kitari mu kuba tutari monetize cyangwa se batarabasha kubona ibigo byamamaza kuri YouTube byo mu Rwanda, n'ibigo byo hanze byakamamaza bishaka kumenyekanisha ibikorwa byabo byo mu Rwanda. Ahubwo izo ad zakuweho gute? Nicyo kibazo tuba twibaza, ziba zarakuweho gute? Kuko hari igihe zigeze kuba ziriho mu guhera nko mu mwaka wa 9 gutyo ziza kuvaho nyuma. Abantu nyine bakajya bajya mu kibazo cya system, ariko ni ibintu nyine tugomba kwibaza urubyiruko. Gusa ubwo byageze mukuru w'igihugu twizere ko bizagenda neza, ariko kugira ngo bikunde babasha kureba ese ama-ad ariho yagarukaho gute, byaba byarapfiriye hehe niba nta muntu wigeze ubihagarika. Izo nizo mpungenge dufite. Ariko nanone kuri Bruce Melody nawe agaruka tubwira ukuntu yabashije kuba channel yayishyira mu Rwanda mu gihe abandi bose byanze. Nta muntu n'umwe byakunze, kuko Bruce Melody aharaho byaba impamvu mbivuze, kuko yigeze kuvuga ngo twiyita abahandi kugira ngo tubashe kuba twakinjiza amafaranga kuri YouTube. Ariko nujya kureba ugasanga channel ye we iri mu Rwanda n'umunyarwanda, mu gihe abandi bitakunda. Icyo nicyo kibazo ngewe ndi kwibariza. Mujye muri comment ababizi uko bigenda, ariko nzi ko ariyo channel even na channel y'umukuru wacu w'igihugu, sibyo ko itariho na location, niyo nagerageje kureberaho ngo ndebe niba nawe hariho mu Rwanda. Ndeba no kuri ku bantu bafite amacana manini, abantu bose channel zose ni Bruce Melody ufite channel iri mu Rwanda. So stay tuned, niwibagirwe gukora subscribe. Ariko sinasoza nakubwiye ko ku muntu ufite apartment ushaka kuyibungabunga, ushaka ko yitabwaho ko bikwiriye, tugana muri ERCS tukabasha kuba twayitaho binyuze muri serivisi zacu dutanga, kwita ku makaro, kwita ku marange, kwita ku bakiriya bawe, tukirukana impumuro mbi mu nzu bakaba ahantu heza, cyane ko isuku ari ubuzima. Nomero wabasangaho ni 791 76 49 26. Niwagirwe gukora